Moses rwose Ibyo yari yaratinze kujya kumureba. Umuntu w'umugabo ararengera arangije aravuga ngo bareke ngo urubyiruko ngo runywe ngo ibiyobyabwenge ngo we ngo yemerewe urumogi. Nta bwenge nuko ngo itabi kubera ko niryo yashyize imbere. Bajya no kumupima bamusanganye itabi. Babona agakiza basenge, abagushuka bubahunge, bagutega iminsi ubasange, ubereke kuri tayari, ukareka inzoga n'itabi. Nk'ubu Moses yaba yarahuye nanjye mbere, mba naramugiriye inama kera akareka ibyo bintu byose akaba umuntu w'umugabo. Mwana menya muntu yabonye amafaranga menshi ahita asara. Nukuvuga ngo we ubwenge bwaracuramye buricuritse. Umuntu nkuriya bakabaye barabubakiye ibitaro byabo ku buryo bakubona ufite icyo gitekerezo bagahita bagukubita cya gishinge cy'abasazi bakakujyana mu bitaro ukagaruka uri muzima. Moses dosiye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha ikurikiranweho ibyaha byo gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'impapuro mpimbano. Ukurikije ukuntu muvuganye ngo byagushimishije kuba afunze. Reka nkubwire bajya bavuga ngo nta mugabo wihanganira ibyago bya mugenzi we, ariko uriya si umugabo pe. Nkuriya rwose kuba byago bimugeraho niwe wabyikururiye. Nagende bamunyuzeho ikinyarwanda. Bya byaratinze cyane rwose, bya byaratinze cyane cyane. Hello people, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane. Aho mwa mudukurikirana muri mu bice bitandukanye mu gitondo ku manywa cyangwa se no ku mugoroba bitewe naho ubudukurikirana uherereye. Twitwa BigTown TV, nitwa Patrick the Entertainer, yitwa Kenny Marayika aka Intare ya Kanwa. Twagiye sengera abantu dutangire. Nari niteye urutoki mu jisho kwera ukuntu uhita unkanga ngo nsengera abantu. Ubundi bose bafashwe n'amagini ariko twagiye. Mana data wa twese waremye ijuru karema na rapu, nkweretse iby'iyi njyana yatewe n'igini biti gishego. Baba rapabiwa bari mu bishego bari mu matiku, baba nakumuha babuzu bavugira bari mu kaga bari mu mwanda. Niganaje ndi muganga muri iyi njyana, gabanya itiku gabanya igati. Reba umbonemo intore, mwana wa mama w'intore, nyita umunyagihugu uri ku rugamba sinkangwa amagini. Reba umbonemo intore, mwana wa mama w'intore, meze nk'inkotanyi cyane iri ku rugamba ntikangwa amagini. Pazo kandagira amagini fresh. Nibyo si wabaye se Kenny, abantu benshi maze kumenyera maze kubona kuri imihanda bazi kubera gakunda hari ikintu uzanye. Ikintu abantu bamenyeraho urakizi ni ikintu kimwe. Corona we, corona ni virus yaduteye hano ku isi. Mbega umukaritasi waduteje virusi. Corona sha je corona sha niga. Corona mu bamotari, corona muri sireyi, corona mu bucuruzi, corona muri polisi. Corona yigize danje ifata ubukungu ibushyira hasi. Corona mu baririmbyi ifata abasazi bashyira down. Corona muri sireyi ifata abahungu ibabika mu nzu. Nsengero zirafungwa, amashuri arakingwa. Corona we, corona sha genda warambabaje. Intare ya Kanwa Kenny Marayika official. Ngo iyo bamaze kubona kenshi batekereza ko nyine ubwo hari reality bije. Uyu munsi none Kenny Marayika tuzaniye iki? Ni ikintu abanyarwanda murabizi, ukimbona imbere ya kamera uhita wibaza ngo ese ni ikihe gikuba cyacitse. Nta kindi gikuba rega ni iki ngiki. Ni gute murabimenyereye cyane cyane yo mbivuze abantu benshi batangira kuvuga ngo urumva ngo buriya se mwabagabo mwe cyangwa se mwabasaza mwe. Reka bari mwe mperaho. Birakwiye koko umuntu w'umugabo ufite ubwanwa bumeze kuriya, ufite amaguru ya Moses, uzi ko ariyo yumagaye nabonye wagira ngo ahubwo niko ko bavuga ngo baryamana bahuje ibitsina. Undi uriya mwiyahuzi we wa Nyamasheke koko mwakabyarana. Uzi ko buriya ngewe n'umuntu tuziranye w'inyamasheke ntangira kugenda mwikanga. Nukuri kw'Imana abantu b'inyamasheke mumbabarire, uwabaduteje ni umuntu umwe, Moses rwose. Ibyo yari yaratinze kujya kumureba. Noneho uzi ikintu buriya yazize, umuntu w'umugabo ararengera arangije aravuga ngo bareke ngo urubyiruko ngo runywe ngo ibiyobyabwenge ngo we ngo yemerewe urumogi. Ariko gusa reka tubifate ko uriya muniga niba anywa biriya bikoresho hari ukuntu zishobora kuba zarasose. Moses zarasose. Nta bwenge nuko ngo itabi kubera ko niryo yashyize imbere. Bajya no kumupima bamusanganye itabi.
abantu nka ba Moses rero ngewe rwose pe Imana ijya imbabarira abanyarwandakazi ninjya wumva ntanze ubutumwa ubwo mbuhaye buhita bumugeraho dore inama nakugira itari ya kakanama wicaye uroringa itabi uteze nka b'abamotari baparika imbere y'insimbi bataye abagenzi umuhanda nubyuka mu gitondo wibuke gusenga Imana uyibwira agahinda kawe n'ibikubabaje byose usabira abanzi bawe babona agakiza basenge abagushuka bubahunge bagutega iminsi ubasange ubereke kuri tayari ukareka inzoga n'itabi nk'ubu Moses yaba yarahuye nanjye mbere mba naramugiriye inama kera akareka ibyo bintu byose akaba umuntu w'umugabo mwana menya muntu yabonye amafaranga menshi ahita asara uramuniga kubera gucuruza ibintu by'imideri yahise apayuka mu mutwe nese tuvugisha ukuri oya yarapayutse pe nese oya nukuvuga ngo we ubwenge bwaracuramye buricuritse kuko nta ubundi mamya ko umuntu wese ushaka gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu bahuje ibitsina mwana uriya muntu ntago ari muzima mu mutwe oya nukuri pe nta buzima bafite buriya bashaka umuntu nkuriya bakabaye barabubakiye ibitaro byabo ku buryo bakubona ufite icyo gitekerezo bagahita bagukubita cya gishinge cy'abasazi bakakujyana mu bitaro ukagaruka uri muzima mwana umuntu w'umugabo ufite ubu mbivuze abantu ntibabyumve nabi reka mbivuge umuntu w'umugabo ufite oya naba mbaye nka bya bikobwa bitagira ikinyabupfura reka mbyihorere ufite biriya bikoresho kuko mwuka byarama ubundi gukomanya biriya bikoresho ariko yebawe banyarwanda twararushye nyamara twatewe n'ibigini pazo twatewe n'ibintu bita ibintu by'ibigambwa bya bindi bicana bimwe bikuru amashitani yaruzuye mu isi bantu rero nibaze twegera Imana dusenge nuko ngo Sodomu na Gomora ku bantu bazi bya Bibiliya niko najyaga mbyumva bavugaga ko kugira ngo ijye kurimbuka Imana yarebye ubusambanyi bwaberaga mu isi abagabo basigaye basambana n'abagabo abagore ku bagore none dore barabitugaruriye ubuse nka Moses ari gushaka kuturimburira iki twe twari tugifitiye iminsi yo kubaho tukarya tukamera neza wane reba ibi byana dufite man wari watemberere Kigali ku muri ya masaha y'umugoroba cyangwa se n'urugero ni wacu hano mu ngororero mu mujyi ku mugoroba ujya abona abana b'inyambo bacaho ukavuga uti none reba nk'umwana nkuriya kubona ngo cya Moses ngo kiri guhena bagifotora cyambaye amajipo nanjye tayari bura gusa Nyamasheke yarayishebeje abantu b'inyamasheke mushakisha ukuntu kiracyuho rwose mukora ibiganiro cyangwa buri abahungu b'inyamasheke bose nago nabashira amakenga buriya nuko ngo nkibona tukiganira ukambwira ngo uri umusore wa Nyamasheke kapazo nawe mba mbona uri w'inyamasheke oya wihehakana wenda kuko Moses yaba yarabashyize hanze nese ariko njyanye ngo mwagatushisha bose nese kubona abanyamasheke ntabwo bivuze ko Nyamasheke yose igiye icyo gisebo oya reka nkubwire oya ntabwo nakishe dore impamvu ntakishe uriya muhungu bwe harabaho yigeze kuvuga ngo abasore ngo tuve Nyamasheke urumva ngo ikikubwira uburanga bwacu ngo kiturebe uhita ubyimenyera kubera kuntu agenda nyine yanyonga utashaka umwuka byara biratangaje ikindi cya kabiri nabonye ntigeze nza kuvugaho cyane ariko cyatumye n'ubundi mva ngorororo nkavuga ngo nze ngira inama abantu aba basore bitwa ko bari kubabwira ngo bafite abana uretse ariko gatoya tutaravuga kwa Moses yego Moses dosiye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha ikurikiranyweho ibyaha byo gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'impapuro mpimbano ukurikije ukuntu muvuganye ngo byagushimishije kubafunza reka nkubwire bajya bavuga ngo nta mugabo wihanganira ibyago bya mugenzi we ariko uriya si umugabo pe uriya ni umugabo wigize umugore nkuriya rwose kuba byago bimugeraho niwe wabyikururiye umuntu iyo yiyahuye uzi ko bamukubita wari uzi ko buri umuntu wiyahuye ngo baramufata bakamukubita yadapfuye baramukubita buriya rero na Moses kara ntabwo urumva
uriya we ni nko kwiyahura n'ubundi we bagiye kumunyuzaho akanyafu ahantu agiye se n'undi kagiye kurya ikintu wenda atabonaga agiye kubona agiye kurya ku bigori rega wari ukuntu buri ibigori bigira gutya bikongerera abantu umumaro uriya Moses imiceri yari imaze kumubamo myinshi ugiye ufate ku bigori witekerezeho uzagaruka warahindutse umusore n'ibyo rega na biriya akora n'ababa baramushutse ahantu agiye kubari ni ukuba bagira ngo we yitekerezeho hariya ni ukuvuga ngo ubundi leta yikujyanye ahantu hariya bro ntabwo ari uko leta ikwanga ahubwo leta iguhungisha ba bantu bashobora kuba bakugirira nabi kubera ko ari kwangiza abantu benshi bamurakarira ugasanga bamugiriye nabi ariko leta ni imbyeyi bagiye kumunyuzaho akanyafu nagenda agiye hariya ntago navuga ngo narabyishimiye ariko kubera ko yabyikururiye rwose nagereyo nagende bamunyuzeho ikinyafu byaratinze cyane rwose byaratinze cyane cyane akatirwa kwera se niyamarirwa oya gukatirwa reka nkubwire bamubabarire bamubabarire yice abasore uzi ko buriya reka nkubwire umuntu ufite amafaranga kandi umuntu uhora urebwa cyane mu bintu by'imideri nk'ibi ubundi ngewe nari nzi ko umuntu wese uri mu bintu by'imideri mba nzi ko bamupanga mu kibuno buriya njye niko nari mbizi kubera ko maze kubona ingero nyinshi bavuga ngo uyu muntu ngo ni umunyamideri nkasanga ngakina porono ubundi ngo bamurongora mu kibuno ariko si utuntu tw'utugabo noneho uyu narebye n'utugabo bavuga ngo barongora banzi ko wenda bareba nka bimwe bifite amabuno manini akaba ari byo bataka ni ukureba umuntu ufite akabuno kumagaye nk'aka Moses kweri aba ari ikibazo gikomeye cyane aba ari ikibazo pe ariko ntabwo ari imideri yose ntugasabye oya ngewe icyo mvuga ngendera ku byo mbona kuri Moses cyane cyane buriya uzareba abahungu bajya muri ibintu by'imideri baba bafite n'intambuko zabo niba rero abasore babareba nabo bakabaroba gusa ngewe sinakwicarana n'umuntu ngewe n'umusore ambwiye ngo ndabona ngo uri mwiza ku izina ry'Imana ngewe namukubita urushyi nkahita nijyana kuri ribu ngewe umusore akandeba ngo burya ngo nguri keza gute ye wawe ndi keza ntago bibaho umusore aba mwiza ku mufuka n'abo basore ujya wumva ngo birirwa bitaka ngo bafite amasura abo ngabo abenshi ni bamwe muri abo naho ubundi umusore mwiza n'umusore wakavuze ngo ni mwiza ngoya umusore aba mwiza yirata umufuka afite bivuga ngo ni mwiza nawe kimwe na Moses ngewe nimvuga ngo ndi mwiza se ndavuga bajya bivuga ngo Moses ni mwiza bajya bivuga ni kimwe na Moses cyane umusore ureba mugenzi we akaba ngo ndabona uri mwiza uwo nahana ataniye na Moses mbese abivuga bo ko ari beza reka bo nabitera amarangi nose umuntu wikina ntabwo ujya umwumva reka nkwereke hari abantu benshi bikina banakomeye nk'umuntu bita Kenisi ni umuntu wikina mu buryo bwo kugira ngo ikipe y'inakomere ukumva hari yagiyeho ngo agiye gufungisha ejo bundi none numvaga avuga ngo abakinnyi be bose arabafungisha ubu tuvuge ko bari muri ribu abagira ngo yishyuhirize nyine ibintu nk'ibyo byo gushyushya urugamba bijya biba kuba Moses yafungwa icyo bigabanya cyane n'abandi bose bari bafite ibigare nka biriya bya Moses byose barabigenderamo barabona ko uriya aratanga isomo ku rubyiruko n'abandi bashakaga kubyishoramo bose babone ko nyine badahanye umuntu nk'uri ngo n'undi wabitekerezaga bibonereho isomo ibyo bintu byakura nyine bikaba ikintu gikomeye cyane ariko ukuntu urimo kubisobanura umuntu ashobora gutekereza ko batamufungiye ibyo byaha avugwa ahubwo bamufungiye ubutinganyi bavuga ko bamufungiye ubutinganyi nyine wowe ukurikije ukuntu urimo kubivuga Moses ubutinganyi rega buva ku ndwara yo mu mutwe sinabikubwiye ni ukuvuga ngo we reka dusobanure ubutinganyi buva ku ndwara ubutinganyi buva ku ndwara yo mu mutwe umuntu wese ukora ubutinganyi bamujyane mu bitaro by'abasazi by'abarwayi bo mu mutwe kubera ko uriya Moses bakubwira ko anywa urumogi noneho urwo rumogi rukamutera gukora ibintu atashatse noneho rero ntago bagiye kumuziza ubwo butinganyi bagiye kubanza bareke urwo rumogi rumushiremo rumutera gukora ubwo butinganyi azagaruka ari ku murongo ajyanywa icyayi cy'amajyane nkanjye
yirira isombe isombe wagafata agasombe ukagatotora urya isombe isombe ndayirya isombe ndayirya rwose abantu bakeneye kujyaho ni benshi oya ntabwo ni ukuvuga ngo Moses we ushishikariza abantu kurya isombe none sa isombe man warundi waje yiriye oya isombe umva nkubwire buri cyumweru mba ngomba gufata ibinono ibingibi by'inka bakabitemagura kinono n'isombe ukuntu kiba kimeze neza agasombe kararyoha ukaroringa toka safari mu nsina za nyesi ibyo kuroringa sana kujya gute kuroringa ari ukuyihuta kuyinywa bavuga kugotomera ntago bavuga kuyinywa isombe se bayinywa isombe oya isombe barayirya urayihuta urayirya ariko buriya Moses yaba yarariye isombe ataranyweye urumogi si ibyo bintu ntabwo byari kumugeraho pe ariko nanone ngewe abanyarwanda urabizi ubushize narabivuze amapede magenzi ye si ukuntuka nese muri kureba ko intare y'akanwa navamo ipede murebe nawe igisore cyiza nkanjye urumva cyo mu ngororero ariko pazavugisha ukuri mu ngororero hava abasore beza ngewe ninjye uri kubyivugira none se ubwo mvuze ngo wowe uri mwiza kandi bavuze ngo n'abasore ngo bivuga ngo bitaka oya ngewe ndi iyo yareba hano ubwiza bwanjye nakubwiye ni ku mufuka ufite amafaranga ngewe igihumbi cyanjye kiruta miliyoni ufite kuri banki iyo mfite igihumbi mu mufuka mba nduta wa muntu ugenda ahangayikishijwe ibibazo bya miliyoni ze ziri kuri banki ngewe kiba kinejeje kurenza uwo muntu wenda kuba Moses yafatwa agafungwa ni kimwe ariko n'ubutumwa kuri sosiyete nabyo ni ikindi wamugana wenda bishobora kugira ikintu bigabanya wenda cyane rega uri kubona iyi suku niteye n'igihugu cyacu kiri kugendera ku iterambere cyane kiri ku muvuduko uko turi ku muvuduko niko n'ibintu nyine ibyo tubona ku bandi bantu bo hanze tugashaka kubigenderaho cyane ugasanga noneho mu rubyiruko wa muntu agiye aho hanze muri ya mideri ye ahuye n'abo batinganyi bamukoresheje ibyo nawe ashatse kuza kubyigisha urubyiruko rw'u Rwanda oya kuguhagarikira aho Moses nta ndumva ni ibintu byiza cyane kubera ko bigiye guha isomo abantu benshi bari bafite ibitekerezo bimeze nk'ibya Moses yego mane fresh Moses ntago mwemera mwe oya ngewe n'ubundi narakubwiye gukunda byeri kwawe biza guca mu miryango bigukuriye ku babyeyi muri rubanda bakwange ku muhanda bagutinye abana bato baguhunge udandabirana imihanda urimo witesha agaciro mu bana batoya wabyaye mbona utuma ubufege nkabona ukatiza ibikari utazi n'ikiri mu mwari none swingi wanyweye ziguteranyije na leta Moses we swingi yafashe nizo zamuteranyije ariko social media abantu bazikoresha gute kushobora gusanga umuntu ibintu yapostinze ari byo bimurangije cyane nk'ubu nanjye ibyo navuga hano rwose wasanga byandangije na Moses ibyo byo gukoresha urumogi yabipostinze bikarangira n'ubundi ni ukuvuga ngo nyine nese urumogi ubundi ariko ubundi urumogi buriya ni rubi pazo reka nkubaze urumogi ni rubi nese urumogi rwaba ari rubi gute mu gihugu sinabonye bavuga ko tugiye guhinga urumogi ariko tukarukoresha nk'umuti Moses we rero yarukoresheje nk'ikiyobyabwenge ntabwo yarukoresheje nk'umuti ariko urumogi ni rwiza kuba rukoresha nawe urarukoresha se mani nakubwiye ko nk'icyayi kirimo amajyane nkarya isombe ibiyo byo kunywa urumogi ntabyo nzi wamenye gute si byiza byarwo ibyiza by'urumogi buriya ngewe iyo mbonye ikintu gishishikaje abantu benshi mba numva ari cyiza ariko gusa ngewe nanone uko ndeba abantu banywa inzoga cyane nkavuga ngo gusinda ndabona agenda atandabirana nkabona ni sawa bikankumva biranshimishije ariko nkaba ntazi ngo ngende ndandabirana ntabwo unywa inzoga ngewe ngewe nese undi muntu turimo kuvugana reka nkubwire inzoga ndayinywa ariko inzoga nywa
itandukanye n'izo mu inahangaha urumva mu rugo dufite urutoki rwinshi pazo uzadusure mu rugo ni ukuvuga ngo twenga urwaga rwa mbere umva urwagwa rwa mbere umva rwa rundi bita mushyuhira mwana ruriya rwagwa urarugotomera rukagukiza na malariya iyo niyo nzoga nywa ngewe nawe ujya no kwa muganga warwaye malariya oya ngiye mu rugo dufite urwagwa rushyushye kirazira ntago najya kwa muganga hari ikintu bita urubetezi urarunywa ukumva umeze neza cyane ni munseke ngiye mvuga iby'iwacu nk'abanyamujyi ubwo namwe mugashyiraho akanya nabo bakavuga mayoneze zabo mayo nawe urumva ngewe ubundi urwagwa rukiza malariya mwana kwiki oya urumva ku mwana wakuriye mu gikoma cy'amagi wakuriye kuri iyo mayoneze arya n'izo firiti n'ibiki ushobora kumuha urwagwa akarwara n'inzoka ariko nge niba narakuze mu rugo nterura ikinonko mama yankize mu iharuriro wowe ugakura bakwegekesha ikirindazi mu ntoki cyangwa se mu kikati ntabwo twakura tumeze kimwe ngewe wakuze ndya ikinonko urumva no kunywa urwagwa nkakira nta kintu bintwaye wowe wakuriye kuri mayoneze ushobora no kurunywa rukagutera inzoka ariko ahantu umuntu yakuriye se hari ingaruka bigira ku buzima bwe cyane nk'ubu ngubu usugira ngo nkawe nkujyanye iwacu hariya ngororera nkakukubita imyumbati n'ibishyimbo wabanza ukanya twa duceri no bwa bukaroni bwose neza bukagukamukamo ugahinduka patiri Moses so za Nyamasheke ni yaje Kigali agafata Moses ni wa Nyamasheke ariko ibi ingeso yishoyemo zatumye agafata se buriya nizo nziza rega kugafata pazo ngiye mpamya ko nta n'umuntu ugafata atanyuze mu bintu bibi bya hatari nk'ubu ngubu nanjye umuntu ashobora kunyibonera hano ku kiganiro akavuga ngo kiriya gisore ngo ndabona gifite iminwa myiza ngo reka ngende ngo ngiterete mwana ngenda n'akantu nahita nyakata ngewe rwose ntayakata pazo ntabwo naheza ngewe umuhungu nta muntu uragutereta nyine banza wumve nta uragutereta reka noneho mbibabwire nabo babyumve umuhungu nuntereta ntabwo nzakwangira nzakwemerera ariko mu bintu bitatu uzaba wazanye mu ipantaro uzasubiranayo ibintu bibiri ukuri kw'Imana ariko uzamwemerera umva nakubwiye ngo kukwemerera nta kindi ni ukuguha isomo nka ewana mu byo uzaba uzanye unzaniye nzasigaranamo kimwe nawe urabyumva inari yakanwa simeze nawe sabibona se umwana wa karanga kwa bya Moses tubivaho ari kindi wongeraho ibya Moses reka tureke umutinganye kuko no kuvuga amapede cyane atera umwaka simba nshaka kuyavuga nyawe rwose reka tuyaveho tuyavireho rimwe ahubwo niyizire kuri bano basore akandi kantu nsorezaho nk'abanyarwanda rwose sibyo ariko ibyo mbanza kubivuga nabanje kubagira inama nunze nk'umunyarwanda sineranya nkuteranya imiryango ndi umusani wa Nyagasani ugira neza nk'umugwaneza sinishinjikiriza iby'abandi bavuga ko utaraca mu buzima bubutamenya kunda babaye kandi izuba aho rirasiye burya sinaho rirengera ntugasuzugura ubonye wese umukire umwubahe nk'umukene umugufu umwubahe nk'umuremure umuzungu umwubahe nk'umwirabura twese turi bamwe twaremwe n'Imana imwe rukumbi nta mpamvu yo kwivangura tutarishyize ku isi ukabona umusore ari kwigira umukobwa Imana aramugize umuhungu ukabona umukobwa arimo arareba akavuga ati dore amatwi yanjye Imana yari kuba yarayapfumuye yarayakwije n'amatama si ujya ubabona ibintu by'ubwibone nibyo bigiye kurangiza isi yacu ariko kubera Imana bizakunda mwabakobwa mwe rero nongere mbahugure ubundi bavuga ko pazo buriya baravuga ngo umwana amenwa na nyina ubu tuvugana wowe wasanga ugiye kumbeshya ngo uzi papa wawe papa wawe uramuzi wamubwiwe nande se mama warakubeshye nuko kandi umwana wazwi na nyina ni ukuvuga ngo ubu se ibyabaye ku muvandimwe wawe urabizi Platini we inda ntiyatangiye anayisomagura bikarangira umwana yirirwa mutemberana rwose ubona ngo afite imfura yiwe ngo banamubwira abantu ngo baranasa na Platini nawe avuga ati umwana wanjye ni fotokopi bikarangira bamubwiye ati kugira ngo abo wawe nuko ukanda akanyenyeri ni ukuvuga ngo ubundi hari ibintu byabayemo hariya pazo
ni ukuvuga ngo ubundi ngewe uriya mukobwa mbabarire ntiyumve ko ngiye nkunda gukoresha ukuri ubundi Platini urumva bari abahungu baba barabanje kwigira abatesi erega wa muhungu we nutangira wigira ikigwara umukobwa bakureba mu mutwe akabona ufite utwo dufaranga uri kugenda urata ngo wubatse ama etage umukobwa ari hariya yibereye ku mihari yiwe yarazikubiswe zirenga 100 nta kintu zamumariye ni ukuvuga ngo hari izo bakubita abakobwa avuga ngo yo zibaye 100 ngo ya 100 ni imwe ziramusaza ni ukuvuga ngo rero abariya nibo bahurana ba Platini akazi 100 zaramusagutse akavuga ati Platini ndamutega gatego nimubwira ko yanteye inda ubundi mwagiye kurya boyiro kwanyu ko ari byo bibakoraho Platini yabatarariye boyiro nagaba yarashikoze igikwe vuba vuba iri huti umukobwa yaramubwiye ati wanteye inda Platini arareba aravuga ati nk'umusore ngiye guseba nk'umuhanzi nk'umusitari ndasebye nateye inda ati ngo akoze ubukwe ngo bagiye kumubyarira imfura singaha amahana avuyemo dore ikintu kinkuye ngororero mw'abanyakigali mwe cyangwa se namwe ba diaspora n'abantu bose ubundi murebe intare ya Kano aba ari Burundi muri hose za Uganda Tanzania Kongo henshi mugakurikirana intare ya Kano mu gihe umukobwa ari kukubwira ngo umwana no wawe ibintu byaroroshye mujye gupimisha abana banyu aba bana muri kwita banyu mugende mubapimisha kubera ko muri kubarera bari kuba umukobwa ari kukubara ku mitungo ejo bundi namara kwigira hejuru akubwira ati ariko uwo mwana ukubita urushyi uri kumuhana so wawe wibaza uburyo umwana umureze imyaka 10 umwana w'abandi kumukubita urushyi bakubwira ati kuri gukubita uwo mwana so wawe ntuzongere kumukubita usange ngo nibwo ugiye kubaza umwana leta ko yabyoroheje ibyuma byose ntibabizanye mugende mupimisha abana banyu ntibazongere kubabeshya dore ejo bundi nanjye uriya musore ureba inyuma hariya uriya mushiki wuzi ibintu yarankoreye nzabikubwira ubutaha duhoye yagenze bite kwa kundi usura umuntu nyine uvuga uti umujene ndamusuye mushiki wawe ejo bundi yakubera kubona niyamamariye ndi icyamamare atangira kuvuga ngo rega buya ngo cyagihe warariye boyiro oya ntabwo nariye boyiro ahubwo ntabyo bari bambwiye ko nateye inda y'umwuka karakanyuze bakubeshye inda se oya nasetsaga abantu zari bagira ngo ibintu byose usetsaga oya nasetsaga ibyinda ubwo wowe ndabizi ubwo urahita ujya gushaka n'uwo wabeshye iyo nda nasetsaga oya nasetsaga maze gutera inda bangaye ngewe cyokoze keretse ari ngewe baziteye kuko ntago ngiye ndatera inda wowe baguteye indobo ngiye baranteye inda ndavuga indobo ego ko mana nyagasani bro ngiye indobo barazinteye mubwira umuntu urenze wanteye indobo naramuterese pe ngiye kubivuga bivuge asubuka cy'ubundi yanyanze mwana bivuge mubwire uyu mukobwa kuki yanyanze kweli ese ninde umukobwa ngiye kumuvuga amane reka muvuge ejo bundi nahuye n'umukobwa kandi pe arazwi cyane nimunahura pazo uzamubwira uti kuki wateye intare ya Kano indobo urukumva cyane kandi ikibazo zakubwira ko atanze reka tumwihorere umuvuge koko we reka muvuge ntacyo uyu mukobwa wo mu Bugesera bwiza mani uyu mubanzi bwiza naramuteresa aranyanga ariko umuntu ndeba ntanseke ngiye kuba bwiza aranye akadubu oya ashobora kuvuga ngo se ngo burango yari isumbukuruje oya nge ndi umusore kuba ndi umusore nemerewe gutereta umukobwa wari we wese akanyanga cyangwa akanyemera rero nanjye bwiza yambwiye ko afite undi nago yanyanze yambwiye ko natinze ariko wenda uzamunyingingire ubutaha azabyemera bwiza waramuteresa naramuteresa byatangiye bite byatangiye bite bwiza twari duturanye n'ubundi turakurana bisanzwe muri karitsiye uko abantu bagenda urundi umukobwa yamaze guhinduka afite amafaranga bwiza n'uwangororero oya bwiza burangororero ahantu yakuriye kwa nyirakuru niho nk'uyi
hano hariya bavuga ngo avuka ngo ni hehe ntaho bamubyariye ariko siho yakuriye uburayi wamubaza cyane yakuriye mwari muturanye cyane rwose sha bwiza ariko ugira uve mu nzozi wenda ushobora urimo nko kurota njyewe se ndota umuntu urota areba nkanjye mwa gutya ndakanuye rwose bwiza utangira kumutereta nta mutereta nk'uko umusore atereta umukobwa nyine ariko bwiza arambwira ati rero Kenny Marayika ntago ari uko kwanga urabizi twarakuranye atariko mfite undi se wuye naragerageje ngo nambwire n'izina rye yanze kurimbwira ariko wowe ugerageje wenda nk'umunyamakuru uzanshakire umuntu bari gukundana muture yandirimbo bita mu mporeze ya Bruston uzi kuyiririmba se ndahize kuyiririmba twagiye Sasha wongeye guhogoza koko ya ntago nahogoza gutana nawe gutana na bwiza muri bya bintu by'imivuduko tukajya mu murarenze gutana na bwiza gutana na bwiza ntago byakoroheye ntago byanyoroheye kabisa nje nahuraga nsaba Imana kugira ngo tuzagumane ariko kwa kubo yaramamaye yabaye umustar rero wamuterese taragafata yarataragafata kabisa ariko banyarwandakazi mumbwirira umukobwa bwiza nukuba yaragafashe nago byari bivuze ngo anyiryeho wenda yongere yumve ko Kenny Marayika nagaruka mu rukundo tugakundana kandi nawe wa musore we uburi gukundana na bwiza iyi message nuyibona ntuzabyumve nabi kuba naratewe akadobo bwani gikuramo seti ndabizi mukomerezaho ariko utazambabariza umukunzi isaha ni ngo mwisombe ngewe ngomwe urya sombe ngorye sombe ikibazo none se kamubaza bwiza uragenda umumbwirire cyangwa se sheri we wamumwe ngo erira isombe mani isombe ni nziza isombe wazayigabanyije oya uzabaze isombe tumugira uruhu rumeze neza agasombe no kwa muganga bagutegeka isombe kwa muganga isombe barayigutegeka rwose cyane cyane uzura musore uri inyuma yawe uri arya isombe none wowe buri munsi ahora n'iminono kwibagira hose abari inshuti reze kiri ibintu bya platini wamugani niyo tugiye gusoheza ntabwo umunsi uze gutinda urumva ibintu bya platini byo wamugani yaratuburiwe bagiye kugana ngo kiriya kizuri ntibayigabane none se kayifite ahubwo nk'ubu se ngewe wese wakweshyira inda mwagabana iki twagabana imitungo mfite n'ibiganiro nakoze yatwara bike nkagomana ibindi niyo mitungo mfite nasha iyindi rwose ntabe twagabana views rwose aho ngaho umukobwa wumva ko ashaka kuyintereka hiyo nda uze tugabane views platini iriya nzu ngo barayipasura ariko mwana mwabakobwa mwe mwokabyarame mwabakobwa mwe ndabasabye basi nk'intare y'akana rwose mwashyiriyemo mu wabasore nukuri ko abakobwa baradufite bro umukobwa agira gutya akagukubita ikintu pa agahita kwa nuko nguko ukabona ngo umusore agize imyaka 40 atarongora ngo uri kumurenganya ubusaba ari kurongora ntitubone ibiri kubabaho uragira gutya ukavuga ngo urakonze umukobwa ukagira ngo Sekaganda adashaka Sekaganda se yashaka gutyo ariko ura n'umwana Sekaganda n'umwana pe Sekaganda n'umwana ejo bundi narabibonye avuga ngo afite imyaka 17 Sekaganda n'umwana ariko ashobora kuba ari umwana mu mutwe ariko ubundi mu buzima busanzwe arashaje mwana mu mutwe gute mu mfite yabitekerezo ubundi yavuze ko afite imyaka 17 nose yari ari kudusetsa nabwo yarabivuze da ubwo rero nge nahise numvuga ati ni umwana mu mutwe kumureba gutya ubona ko ashaje ariko ubundi ni umwana mu mutwe so ufite imyaka ingahe jewe asimbwe ngo ngewe muri mumbazana rega yumbajije imyaka ahubwo mpita nibaza nkavuga ati se urashaka kuntungura ngo nkorera anniversaire mwana uri gushaka kumbaza imyaka ejo bundi abantu batangire bamuhotere ndacyari umwana sindafata niranga muntu nimfatiranga muntu nzakubwira imyaka yanjye Sekaganda mugana 17 ngo ufite ingahe nawe byibaze kandi ngewe nanjye nzi ko kera ndi umwana najyaga mureba ari Sekaganda ngana kuriya
urumva niba adakura njyewe se ubwo urumva ngenda cyari uruhinja wajya kumureba naramurebaga ufite nk'imyaka ingahe yabaga ari mike niga muri primaire natangiye kumureba niga muri primaire 10 n'ingahe natangiye kumureba mfite 13 nawe uri mukuru 13 kabisa naramurebye se kanuza ni mukuru ntwese none se abakobwa ko bose imbabazi bagize bate abakobwa mbasabye imbabazi bareke kudugerekaho abana mwifata abana b'abandi niba uzi ko kubera ukureya kugenda uva hano mu gitondo ubyutse kwa Pierre ejo ugeze kwa Patrick ejo bundi urajya kwa Elize abo bahungu bose bakuriye boyiro utangiye kuvuga ngo ko bose bandiye boyiro ngo mu cyumweru kimwe ngo ubwo ngo ni intare yakanwa ngo ndatekera ngo ninde wanteye urahera kuri arufabe sha gira impuhwe mana gira impuhwe basifata umwana umubwire ko nta papa wafite akura bizi ariko wimwica mu mutwe umubwira ngo uyu ni ubuse nkura mwana nakora akumva amateka yamubayeho ugira ngo ntazakurana igikomere ku mutima n'ibintu biraho kwangiza abana bakiri batoya iki kandi byose biri ariko umukobwa sinamurenganya simuvuge nabi nubundi cyaha nimwe cyaturutseho so umugore washutse nuza Eva na Adamu na Eva nimwe mwazanye icyaha nubundi umusore wo kubitira aho ngaho we ko cyabatitegera adateganya ingaruka zayo boyiro ubundi umuntu mamya ko umuntu arya boyiro ari uko yasinze cyangwa se akatabitego ubuse umukobwa yaza akavuga ngaragaramye ngo mukoze boyiro azi bizavamo yabikoze we bimurimo na gatego yashakaga kugutega wowe nk'umusore uguye mu boyiro ni ibiki kurya boyiro reka mbakebureho abanyarwanda batumva ngo wenda kurya boyiro urumva nyine nukurira urumva nukurya bombo itonoye hari ukuntu umuntu anyunguta bombo ariko iri mu ishashi none uburayo wayikuyemo ukayiriraho aba ari boyiro nukurya boyiro rero no gukoreraho mwabahungu mwe mutanga iyo mirizo yanyu mukoreraho ntago byemewe mugerageze uwo gufata agashashi byanze banza hari utuntu bita test twaje unyuzaho hano ugapima umuntu niba ari muzima baza umukobwa niba bishaka koko mudashaka niyo mitego itariho hari inzira nyinshi abaganga badushyiriyeho Minisiteri y'Ubuzima ihora itegura buri munsi mu buryo we kwifata byananiye kwirinda zangaruka koresha uburyo bwemewe n'amategeko. Keni turasoje wakoze cyane kutuganiriza no kuduha ibitekerezo ikindi ubwira abantu dusoze nanjye mwakoze cyane ikintu nabwira abantu ni ikintu kimwe nuko nyine urumva ibi muri iyi minsi umuntu abari mu bibazo bigiye bitandukanye icyo nabwira abantu mukomeze gukurikira ibiganiro cyangwa se mukomeze kureba Kenny Malayika channel yanjye ni Kenny Malayika ariko Malayika abantu benshi bandika ndende ni Malayika mu kinyarwanda Kenny Malayika ubundi ukomeze wirebere turirimbo naguterekeyeho kandi nibikorwa biracyaza nibindi bizaza byinshi ubundi ntare yakanwa dukomeza abantu benshi basigaye ngo bareba ngo channel ngo ni ntare yakanwa oya ni Kenny Malayika kandi narababwiye ngo ukeneye kugira icyo wambwira waburi wacu ngororero waburi hehe nimero yanjye abari yayindi 078 99 170 9 ubundi ukaza asante sana Kenny asante sana murakoze cyane BigTown TV mwakoze cyane kudukurikirana kuba natwe reka dusubire mu biganiro byacu bitaha.